Uyu munsi turaganira ku kivugo cha Yesu Kristo kigizwe n'amagambo 7. Buryaze Yesu Kristo nawe arivuga kumenya ikivugo kimwe cha Yesu kigizwe n'amagambo 7 bifasha iki ku mukristo mu rugendo rujya mw'Ijuru. Abantu bose biremeye inzira z'impfabusa, utanyuze ku jambo ryavuzwe rya Branham William Mario, utanyuze ku ntambara ikomeye y'umubyeyi, utanyuze kuri Mariology, utanyuze kuri Muhammad, utanyuze kuri Moise David wa science chrétienne, utanyuze kuri Charles Letaze Rusere waba Yehova, utanyuriye kuri Joseph Smith waba Morumo, utanyuriye kuri Muni Sane Myange Muni waba Muniste, utanyuriye kuri Bahaura w'Abahayi la foi mondiale Bahaura. Utanyuze kuri Mose tiwagerayo. Abantu biremeye inzira, Mose ni inzira, Bahaura ni inzira, Muhammad ni inzira, Madame Eti ni inzira, Maria ni inzira. Ndashaka uhitugiramo inama abantu bitwa ngo nabungeri. Abantu baba benshi mu bungeri kuko nta karengane gahari harimo inyungu. Ariko wavuga ngo itorero risubire ku rufatiro rw'akarengane bose babihakana. Niho byagaragara umungeri mwiza ninde washobora kwemera gupfira intamazi. Ubundi twavuze ku madini. Abungeri bariho uyu munsi na abungeri b'amadini. N'abamadini ntabwo arabitorero uko witorero apfira intama. None ukavuga uti impamvu bagira ubwoba bw'urupfu n'ubutumwa batigeze bahabwa bwuzuye, bazira ubutumwa butuzuye bahawe igice. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kwifuriza amahoro y'Imana nshuti mukundwa, wowe ubana natwe ugafata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform ya Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Ndagusubuje aho uri, ugubwe neza kandi Imana iguha umugisha. Niba ubabaye, niba ufite ibibazo, nagira ngo mukomeze nkubwira ngo komera ku Mana ntucogore, kandi Bibiliya iravuga ngo ugushikamije w'umutima uzamurinda amahoro masa kuko akwiringiye. So kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo amaso y'Uwiteka buta cyane kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko kurengera abafite imitima imutunganiye. Ndasaba Imana kugira ngo Imana yerekane amaboko yayo ku buzima bwawe, kugira ngo ikubohore igukize mu izina rya Yesu. Giye ugiye kubera ikiganiro rero ni Jalik ikingeneye, ni pasteri, nkaba nkora umurimo w'umissioneri hirya no hino mu bihugu bitandukanye aho Umwami Imana adutumye, nkuko ijambo ry'Imana muri Mariko 16:15 rivuga ngo nuko mugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, wizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Turi kuri mission ya Yesu rero kugira ngo dusohoze ibyo yadutumye hanyuma tuve mwisi. So tuguhaye ikaze abanyarwanda mwese, duhaye ikaze abarundi mwese muri mu gihugu cy'u Burundi, duhaye ikaze diaspora mwese mu migabane yose iri kwisi. Nukuri turabakunda kandi Imana ibakunda cyane kurenza uko tubakunda. Reka twongeye tugusabe wowe ufata igihe ugakurikira ubutumwa, gusharinga ubutumwa umaze kumva. Ukimara kumva iki kiganiro, nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, ndagusaba ngo sharinga kino kiganiro ku nshuti zawe, ku bavandimwe, muri group bamo, kandi ubashishikarize gukora subscribe kugira ngo barusheho gukomeza kubona ibiganiro bishya uko bishyizwe kuri platform. Imana ibaha umugisha. Reka twakire pastor kugira ngo asuhuze abantu bashyashya, kuko abantu bamwe bamaze kumumenya, ngira ngo amaze igihe kinini atambutse ubutumwa kuri Iron TV. Hanyuma rero yibwira abashyashya, narangiza asengera iki kiganiro kugira ngo Imana ituyobore, kuko tugiye kuganira ibintu byiza kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa iby'inzira. Pastor ni karibu. Turabakiriye bene data abo dusangira ijambo ry'Imana, cyane cyane kuri channel ya gusenga everyday. Ni pastor Mpazibirego Dr. ni professeur ugiye kubagezaho ikiganiro. Turabakiriye abatuye mu migabane itandukanye y'isi, mu mpande enye z'isi n'ibihugu bitandukanye.
ni karibu. Imana iduhana umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ni ibyo kurya byaro tugiye gusangira. Ni karibu, ni karibu. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya wawe uduteguriye mwiza iyi tariki ya none kuba tukiriho. Warinze ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu. Numuteguraye kugira ngo dusangize bene data abatwumva ahangaha kuri Channel Iron TV. Ugize neza Mana kutwemerera umwanya mwiza ukaduha ubuzima kandi ugategura imitima y'abera bari hirya no hino kukubera hose icarimwe kugira ngo abakwizeye babashe gukomezwa n'ijambo ryawe kandi abinangiye imitima yabo babashe guhinduka ko ni wewe uhindura ijambo ryawe ribagereho kuko Yesu Kristo yaravuze ngo nta uzi wanje atarehejwe na data. Nizo mpamvu dusabye kugira ngo icubero cyawe kiganze kuri bo kugira ngo bose babashe kugana inzira y'umusaraba. Twese twitiriwe izina ryawe ni kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amena. Amen, amen. Pastor, uyu munsi ndibwira ko watuzaniye impamba nziza cyane irimo ibyo kurya by'ubugingo kandi bibasha gukiza mwene muntu. Ngira ngo twaguha umwanya ukabanza kutubwira ibyo kurya byiza dutekeye hanyuma tukabona twinjira muri introduction tugakomeza Imana ikabana natwe. Uyu munsi turaganira ku kivugo ca Yesu Kristo kigizwe n'amagambo 7. Buryaze Yesu Kristo nawe arivuga imbere ya se kuko usonye muri Yohana igice ca 10 umurongo wa 28 aravuga ngo yabaye munkunze mwamunejejwe ko njya kwa data kuko data nduta. Yivugaga imbere ya se. Cyari ikimenyetso ko azicisha bugufi kugira ngo abashe gucungura. Nizo mpamvu yivuze. Pasi abisi harukuntu yo kumva cyena kuraga ukabona umugabo yikoze hariya akaba arivuza akavuga ikivuga kinaga mu kirere akagira gute. None na Yesu burya nawe agira ibyivugo. Yesu ni umwami ubundi busanzwe ntabwo umwami yivuga baramwivugira. Ariko kuko ari yaciye bugufi imbere ya se kugira ngo abe umugaragu. Ijambo ry'Imana muri Mari ku gice cyaho cacu mu murongo wa 45 haravuga ngo kuko Yesu ataje gukorerwa nk'abami ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo abincungu ya benshi. Yatumye yivuga rero kugira ngo yuzuze kamere y'umuntu imbere yake. None pase mbere yuko wenda tuninjira mu byivugo bya Yesu uvuze ko ari byivugo 7 bigizwe n'ikivugo kimwe kigizwe n'amagambo 7. Okay, ikivugo kimwe kigizwe n'amagambo 7. Ese mbere yuko tubyinjiramo kumenya ikivugo kimwe cya Yesu kigizwe n'amagambo 7 bifasha iki ku mukristo mu rugendo rujya mu ijuru? Icyambere bitwereka ko ari utanga ubugingo. Icya kabiri kitwereka ko ari wo muco w'isi wakuye abantu mu byaha. Icya gatatu kitwereka ko ari irembo ko nta handi twanyurira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta handi agakiza kabonerwa ko nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru tubasha gukirizwamo. Ibyo tukabibeja. Ijambo ry'Imana tubwira ko ari umungeri mwiza. Kubeko yameye gutanga ubugingo bwe nico gisobanura umungero mwiza. Ijambo ry'Imana tubwira ko ari we bugingo no kuzuka. Ijambo ry'Imana tubwira ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari we muzabibu w'ukuri. Bikereka noneho rero abamwizeye bose muri we ko bacunguwe. No kuvuga ngo inyungu zabumva ikivugo kigizwe n'amagambo 7 ya Yesu ni gikubiye n'ubundi muri ayo magambo y'iki agize ikivugo. Muri ayo magambo agizwe ikivugo cye. Okay, none wabanza ukatondagura neza ku murongo tukumva. Ikivugo ca Yesu ijambo rya mbere. Ninje mutsima w'ubugingo. Muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 35. Ijambo rya kabiri ry'ikivugo nje muco w'isi. Aravuga ngo nkiri mwisi ndi umuco w'isi muri Yohana 8:12. Aravuga ati ndi irembo ry'intama. Yohana igice cyacu umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 ndi irembo ry'intama. Ijambo rya kane rigize ikivugo aravuga ngo ninje mungeri mwiza. Ninje mungeri mwiza. Ibya Yohana igice cya 10 umurongo wa 11. Ingingo ya 5 ari ryo jambo ry'ikivugo aravuga ngo ninje kuzuka n'ubugingo. Yanditswe muri Yohana 11 umurongo wa 25 n'uwa 26. Ijambo rya 6 ry'ikivugo ravuga ngo Yesu Kristo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujanye. Nukuvuga ngo ni ijambo rya 6 ry'ikivugo cye.
kuko nta yindi nzira twabasha kunyuramo uwanyura ahandi hatari kuri Yesu arayoba. Ijambo rya karindwi riheruka Yesu Kristo avuga ngo ninje muzabibu w'ukuri. Abafaransa babyita ngo recette Yesu, ariko abongereza baravuga ngo the seven I am. Aha, tugiye kugenda rero twiga kuri buri jambo ry'ikigize ikivugo cye, turebe icyo ritumariye, turebe kuki Yesu yabivuze. Yavugaga imbere yacu cyangwa yivugaga imbere yacu? Yavugaga abwira abigishwa be kuko bari bamushidikanije. Uwo murimo we nuvuga ngo byari byuzuje umurimo we, bagashidikanya ko dusomye ingingo ya mbere avuga ngo ninje mutsima w'ubugingo, Yohana 6:35. Usomye 49 kugeza muri 52 haravuga ngo barashidikanije cyane ko tubona afite umubiri akavuga ngo ni umutsima turawuryaho cyangwa biragenda bite. Baratangara cyane atese turarya ku mubiri we. Umupapa umwe witwa Inosa wa gatatu mu 1215 niwe wakoze umuhango wo kuvuga ikintu cyitwa transubstantiation. Transubstantiation rivuga ngo iyo turi kwigaburo ryera buryo urya mutsima dushimira tugasenga tukawumanyagura, ntabwo aba ukiri umutsima ahubwo uhinduka inyama z'umubiri wa Yesu, abantu bakawurya nk'inyama. Uwo ni Papa Inosa wa gatatu 1215 avuga ngo tukawurya nk'inyama. Aravuga ngo narya amaraso iyo tumaze gushima tugasenga ahinduka amaraso ya Yesu nyakuri. Ico ni ikinyoma nyine yijeje itorero ry'ico gihece, ni itorero ry'i Roma. Ntabwo iyo tumaze gusenga umugati ntabwo uhinduka inyama, ahubwo urakomeza ukaba umugati, ndetse n'ibyasagutse babirya nk'imigati, ariko ukambara mu mbaraga z'umwuka umubiri wa Yesu. Mu mbaraga z'umwuka ukagira umubiri wa Yesu ni mu mwuka, ntabwo ari ku mubiri kuko ibyasagutse abantu babirya nk'imikati. We yaravuze ati no, byarangije guhinduka inyama. Nta nizo mpamvu babanje kurya karisitiya mu ibanga. Noneho rero n'abarega gitoro mu kinyejana ca kabiri bakavuga ko umenya babaga abantu bakanywa amaraso bakabyita igaburo. Noneho waravuga ati ibi ni inyama z'ukuri, iyo basenze ni inyama z'ukuri. Kubera iki mu kinyejana cya kabiri bavugaga yuko abari kwigaburo ryera bari kurya inyama? Kari akarengane kavutse cy'itorero, kwicwa kw'itorero. Noneho babura ibirego babarega bakohereza intumwa. Urebye itorero ry'Isimuruna uraribona igice cya kabiri cy'ibyahishuwe, umurongo waho ni wa 8 kugeza wa 11. Harahavuga ngo ntutinye kuko utotezwa n'abamwe biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagoge ya Satani, n'abantu boherezwaga na guverinema ngo baze bibatirishe, biyita abakristo, bumve batate amagambo avugwa mu itorero, noneho bazayavuge hanze batabesha. Ubwo boherezwaga na guverinoma ya Roma, i Roma. Kuko itorero ryari ribereyeho gutesha Kaisari icubahiro. Kaisari rero yababara kohereza intasi kugira ngo baje kureba ibyo bavuga, ariko kuko babivugaga atari bibi bakabihimba kugira ngo bati barya abana babo, bati ati nge nari impari n'ibyo gaburo narigiyeho. Bafata bamwe muri bo bakabagira ibitambo bakabica, bamara kubica bagafata za nyama bakagira utunyama duto bagafatana ya maraso, nitwa bari gutamika abantu bakabesha ngo ni umuzabibu bakabesha. Nuko bakaza bakabafata abari bari gusengana na bose bakabica. Yari inzira yo gutanga kugira ngo abanyamahanga baze bica abakirisitu. Nuko rero Papa Innocent nawe aravuga ati uriya mugati tubiyo tumaze kuwusengera ntabwo wongera kuba umukati, ahubwo ni inyama. Nibyo bise noneho ikinyoma cha transubstantiation. Ariko abaprotestante Martin Luther amaze kuza, noneho agarura ikintu cyitwa consubstantiation. Aravuga ngo n'umugati nk'umugati ntunahinduka ugumuko waruri, ariko mu kwizera mu mbaraga z'umwuka ukambara imbaraga z'umubiri wa Yesu. Ati nico uwo mugati umaze. Arabisobanura nese nayo maraso ntabwo ahinduka amaraso nyakuri, ahubwo yambara imbaraga z'umwuka kubwo kwizera kw'abera. Noneho abantu bakawukoresha nk'igaburo ryera kugira ngo twibuke Yesu Kristo ko yaravye mu bikorere bisya kugira ngo munyibuke. None Pastor, ese ubwo twavuga ko ari ku bwa Innocent wenyine muri iki gihe nta bantu babifata muri ubwo buryo? Na n'uyu munsi
baracabyizera ikintu cyitwa tarasibisansiyo cyazanywe n'uwo mupapa Inosa wa gatatu baracagikoresha na n'ubu baracagikoresha ntabwo bemera ko ukiri umugati bavuga ko zabaye inyama noneho zirye ari inyama ariko abandi bavuga bati iyo turya twumva atari inyama ahubwo tuba mu kwizera twumva ko ari umubiri wa Kristo abandi batoya ni inyama z'ukuri. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikivugo cya Yesu cyo kuvuga ngo ni ngewe mutsima w'ubugingo yashaka kwerekana yuko igihe cyose tugiye ku igaburo ryera tuba turimo kwakira umubiri we mu buryo bw'umwuka. Byirahuje ariko yagereranyaga amanu baririye mu butayu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo ndi yamanu baririye mu butayu basogokuruza bakarenga bagapfa kuko uwizera Kristo we ntapfa. Uza hondi ntazasonza na hato unyizera ntazagira inyota. None ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ibyo kurya byera Yesu yavuze hari yavuga ngo ninje mutsima w'ubugingo muri Yohana 4:32 yaravuze ngo mfite ibindi byo kurya mutazi. Mwari musanzwe murya mugateranira ku meza ariko je mfite ibindi byo kurya mutazi. Ibyo byo kurya mutazi ni ibyo kurya by'ubugingo bihesha ubugingo buhoraho. Yesu abwira umusamariyakazi muri Yohana. Ubwo ni nk'ibiki? Ibyo by'ubugingo ni ibihe? Ibyo kurya by'ubugingo ni ibibeshaho ni bitanga ubugingo. Ku ijambo ry'Imana burya n'ubugingo. Yavugaga ijambo rye se? Yavugaga ijambo rye. Ndabaha ibyo kurya by'ubugingo ninje mutsima w'ubugingo ko Yesu urebe ijambo. Ijambo rero ni umutsima w'ubugingo yanarabihamije muri Matayo 4 avuga ngo abana b'abantu ntabwo batungwa n'imitsima gusa ahubwo batungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ni ijambo rye. Ijambo rye ni ibyo kurya by'ubugingo. Umwuka wera ni ibyo kurya by'ubugingo. Ni ukuvuga ngo abantu bari bamenyereye gusangira ibyo kurya byo ku meza batazi ko hari ibindi byo kurya bibeshaho. Ariko araza arababwira ati ni njyewe. Abwira wa Musamariya rero aramubwira ati unywa ya mazi unyereka kuko yaramaze kumubwira ati nta handi inka za Yakobo zashokeraga nta handi abagore be bakuraga amazi naha. Aravuga ati unywa ya mazi ngusanzeho azongera kugira inyota ariko unywa amazi muha ntazongera kugira inyota iteka ryose ahubwo ayo mazi azamuhindukiramo isoko idudubiza ikageza mu bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo byagaragazaga ko ijambo atanga ritanga ubugingo buhoraho. Yego. Tugeze ku kivu. Noneho rero aravuga ati ijambo ryanje ni umutsima. Abana b'abantu rero bashobora kugaburirwa naryo nibyo byo kurya twari tutazi yabwiraga bigishwa be. Aha. Noneho baravuga bati turakurya atoya akabivuga mu marenga ariko ntibabyumve. Pasa ngira ngo icyo kirumvikanye. Twagiye ku ijambo rya kabiri rigaragaza ikivugo cya Yesu. Ijambo rya kabiri ry'ikivugo cya Yesu. Yesu ni umuco w'isi. Yaravuze ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi kandi umuco ni umwanzi w'umwijima. Hariya muri Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo umuco Imana wita amanywa naho umwijima Imana wita ijoro. Ni ukuvuga ngo umuco w'isi ni ukuza gukura umwijima mu isi ariko hari umuco w'ubwoko butatu hakaba n'umwijima w'ubwoko butatu duhangana nawo. Umwijima wa mbere ni umwijima w'ijoro abantu bagenda bagasitara bakarindagira ntabwo ari uwo yavuze bita ijoro ahubwo ni ijoro rya kabiri by'ibyaha. Hari umwijima w'ibyaha hariya muri ibyakozwe ingoma ya kabiri ni ibice 6 umurongo waho nuwa 5 ibice 6 umurongo wa mbere haravuga ngo Salomo aterura amagambo ati Uwiteka aravuze ngo azaba no mu mwijima w'icura burindi. Bisobanura ngo Imana yatoranije Israel nk'ubwoko bwayo kuba abatambyi n'ubwoko bwera ariko igihe kimwe nibinangira imitima aziyegereza abanyamahanga. Byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cyaho ca 15 umurongo wa 16 haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzubaka inzu ya Dawidi yasenyutse nzegura hase ahasenyutse hayo kugira ngo abasigaye bose
bashaka n'Uwiteka kandi n'abanyamahanga bitirirwa izina ryanjye, byari bigaragara ko Imana kuvuga ngo umwijima usobanura abanyamahanga bari batitirirwa ubwoko bw'Imana. Noneho rero iyo haje umuco abanyamahanga bahinduka ubwoko bw'Imana. Hariya muri Petero ya mbere gice cya 2 murongo wa 9 aravuga ngo mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza. Nuvuga ngo igikura abantu mu mwijima ni Yesu Kristo, kuko ari we muco w'isi. Yashaka kuvuga ko ari umuco w'isi kuko akura abantu mu byaha akabageza mu muco w'itangaza. Kandi na Yesu Kristo ubwe ni umuco, akaba n'izuba rirashe nk'uko byanditswe muri Maraki igice cya 4 umurongo wa 2 cyangwa 3:20 havuga ngo abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ari umuco w'isi akaba n'izuba rirashe, ariko mu mugambi wo gukura abantu bari mu mwijima, nuvuga ngo bari mu byaha akabageza mu muco w'itangaza. Hariya rero Yesu Kristo aravuga ati ngewe ndi umuco w'isi. Ntabwo ari umuco waka yagereranyaga n'amatabaza abayuda bakoraga mu gihe cy'umunsi mukuru w'ingando. Bacanaga amatabaza manini cyane bakayamanika ku bisika. Noneho Yesu abirebye amenya imyizerere yabo ko bizera uwo muco w'amatabaza manini bamanika ku mazu yabo mu gihe cy'umunsi mukuru w'ingando. Ageze araza aravuga ati nje sindi itabaza ahubwo nje ndi umuco w'isi. Iyo bavuga ngo ndi umuco w'isi bisobanura ngo ni ukwamamaza ubutumwa bwiza mu banyabyaha bagahinduka bakinjira mu muco. Yesu ni umuco w'isi, kuko bavuze ngo ndi umunyu w'isi. Haraharagura muri Matayo 5 umurongo wa 13 umunyu w'isi bisobanura ngo ni ingeso nziza mu bakristo. Ariko umuco w'isi ni ukuvuga ngo ni imirimo myiza hagati y'abapagani bambara kureshwa n'imirimo myiza y'abakristo bakagarukira Imana bakihana. Niko pasi aricyo cyo kubaza. Wavuze imyijima 3 uvuga n'imico 3 ndine. Umwijima wa mbere n'uw'ijoro. Ntegereje kuko bisobanura neza. Twabonye umwijima wa mbere kari ijoro. Ego uwa kabiri ni w'abanyamahanga. Uwa kabiri wavuze ibyaha. Abanyamahanga. Ni abanyamahanga cyangwa ni ibyaha? Ni abanyamahanga. Wa gatatu ni ibyaha. Uvuga ijambo Salomo yavuze mu gitabo, ni igitabo cy'abami n'ikingoma. Ni ikingoma ya 2 igice cya 6 aravuga ngo Uwiteka aravuga ngo nzatura mu mwijima w'icuraburindi. Noneho uravuga uti iri jambo nzatura mu mwijima w'icuraburindi, ubwo Imana yagaragaza ko izatura mu banyamahanga. Ziyegereza abanyamahanga igihe kizaza. Kuko ahantu abantu benshi bakunda kubayobera kuki Imana ivuga ko iba mu mwijima w'icuraburindi, kandi nuko yari yaratoranije Isirayeli. Usomye kuva 19 umurongo waho umurongo wa 5 na 6 haravuga ngo ni mu nyumvira muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanje. Ubwo bubaye ubwoko bw'Imana, ariko noneho ntibayibera amaronko, binangira imitima yabo. Noneho Imana ihindukirira abanyamahanga. Ihindukira abanyamahanga nibyo yahanuraga ngo Imana izatura mu mwijima w'icuraburindi, kuko abayuda bitaga abanyamahanga bari mu mwijima. Abanyamahanga babitaga ko bari mu mwijima. Bari mu mwijima niyo ryari izina rya ngo ni abanyamwijima, ni abari mu mwijima. None Imana abayuda bavuga ku banyamahanga. Ni izina ry'abanyamahanga ubundi. Imana iravuga rero ngo igihe kizaza nzabiyegereza nabo bahinduka ubwoko bwanje. Hanyuma rero tubonye tubonye imyijima 3, tugiye ku mico 3. Imico 3 hari umuco w'amanywa, hakaba umuco ubwoko bw'Imana, kuko abantu bizera Yesu Kristo bari mu muco. Nabibira biba ngo mu muco w'isi. Mu muco w'isi. Hakaba noneho n'umuco w'abakiranutsi, nuvuga ngo umuntu wavuye mu byaha akaba nawe ari mu muco. Ntabwo mbyumvise cya 2 n'icya 3 kumva bisa. Birasa kuko umwijima bara abanyamahanga. None Imana ibiyegereje bahinduka umuco nk'ubwoko bw'Imana. Noneho rero abanyabyaha ubundi abanyamahanga bashushanyaga n'ubundi abanyabyaha. Ariko umuco wa 3 uzi ko mu isezerano rya kera abanyamahanga nibo bara abanyabyaha ku Bisirayeli. Noneho rero mu isezerano risha abanyabyaha nibo banyamahanga ku bakristo. Gusezerano rishya abanyabyaha nibo banyamahanga. Nibo bitwa abanyamahanga. Iyo bavuze ngo mwene so nagukora iri cyaha umugenderere mwibanga rwihishwe umuyobore
niyanga umusangize mwene so musangiye kwizera, niyanga umutereze itorero, niyanga mumufate nk'umunyamahanga. Bisobanura ngo mumufate nk'umupagani. None uranandukanyiza gutyo izo ngingo ebyiri, umucyo wa kabiri n'uwa gatatu bitandukaniye. Ni ukuvuga ngo navuze ko umwijima mbanze ku mwijima ni ijoro. Umwijima wo twawumvise, yego, twagiye ku mico itatu. None umucyo wa mbere hano ugeranya n'umwe nta manywa asanzwe. Umucyo wa kabiri noneho ni Isirayeli. Ni Isirayeli. Umucyo wa gatatu ni itorero ry'Imana kuko rimurikira abisi. Ahubwo nuko nguko uburyo waruvuzemo byari binshanze. Nuko rero twagiye ikivugo cya kabiri cyangwa ijambo rya kabiri gize ikivugo cya Yesu. Ijambo rya gatatu ry'ikivugo cya Yesu. Irya kabiri tuvuyeho niri umuco. Twagiye ku rya gatatu. Ndi irembo ry'intama. Irembo ry'intama Yesu Kristo yaravuze ngo abambanjirije ni Yohana 10 umurongo waho wa 7 umurongo wa 8 n'uwa 9. Uwa 7 aravuga ngo ndi irembo ry'intama, n'uwa 9 aravuga ngo ndi irembo ry'intama, ariko uwa 8 aravuga ngo abambanjirije bari abanyazi. Abambanjirije bari abanyazi. Ibice 10 umurongo wa mbere haravuga ngo umuntu uza mu rugo atanyuze mu irembo akuririra inyuma, uwo ni umunyazi. Ariko njewe ni mu irembo intama zanje ziranyumva kandi zikamenya ijwi ryanje zikankurikira. Nta handi rero nta wundi muntu washobora kurera intama uretse Yesu Kristo. Ibi byahanuwe muri Yeremiya 23 umurongo waho wa mbere haravuga ngo yemwe bungeri batatanya, yemwe bungeri binjirira mu ntama zanje kurimbura. Nukuvuga ngo hari abungeri barimbura babandi binjira mu itorero batarahamagawe, akajamo kubera ibihembo babita abamercenaire mu gifaransa. Abamercenaire ni abantu bakora bakabikora neza kuko bakorera ibihembo. Ntabwo ari abantu bakora kubwo kunezeza umurimo w'Imana, ahubwo bakora kugira ngo bakorere ibihembo, bagakorera inyungu. Nibo babandi Paulo yavuze ngo bamwe babwiriza ibya Kristo bitewe n'ishari, abo nabakorera ibihembo. Abandi bakabwiriza ibya Kristo bitewe no kwireba ibice, abo nabakorera ibihembo. Ariko Paulo yaravuze ngo mureke babeho bireme ibice cyangwa bakorera ibihembo bate. Hari n'ababikora bafite umutima mwiza. Uko bimeze bityo, baba bashaka inyungu, baba bashaka ibihembo, baba bakorera ishari, Yesu Kristo azakomeza kwamamazwa. Nukuvuga ngo itorero ry'Imana rifite iyo migabane. Babandi binjira batanyuze mu irembo n'abanyazi. Ni wawo ndi winjira mu itorero akayobora atarahamagawe, ariko akayobora kubera ubusonga hawe n'isi, kubera igitinyira hawe n'isi, kuko hari abayoboza amafaranga, hari abayoboza icubahiro runaka. Abo bakinjira batanyuze mu irembo, atari Imana bahamagaye. Abo rero iyo bageze mu mukumbi ntibawubabarira. Niko Paulo yavuze ngo nimara kugenda ngo amasega aryana azabinjirana ntazababarira umukumbi. N'abantu batahamagaye bari mu itorero. Ariko Yesu Kristo we ababarira umukumbi akawuhira. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo awuhira amazi y'ubugingo. Hariya muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 38 havuga ngo wishwe n'inyota nzamusikiraho amazi. Noneho rero ngufite inyota aze iwanje anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yerekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa. Ariko ijambo rivuga ngo intama zanje nzibuha ubugingo nkazuhira, nuko ngo afite amagambo y'ubugingo abaha, afite umwuka wera ubakomeza, bagatandukana n'abisi, bagatandukana n'abakorera ibihembo. Yesu rakabirembo. Uwanyuze rero mu irembo ni Yesu. Abandi bose ngo burira inyuma bamubanjirije, yavugaga abafarisayo. Bagiye baca inyuma bakarimbura umukumbi, ariko Yesu araza aravuga ngo naje kugira ngo intama zanje zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Ariko umujura muri iki gihe ntabubona baba baraciye baruriye irembo bagaca hejuru. Abantu bose bakorera ibihembo binjiye buririra inyuma bahembwa. Abantu bose bakorera ibihembo binjiriye inyuma, kuko abakorera ibihembo nibo bita abamercenaire.
mercenaire signifi umuntu ukorera ibihembo yabatahembwe agahagarika umurimo. Umuntu yabatahembwe agahagarika atereka sinabivamo. Ni umunyazi, ni umurimbuzi. Umuntu reka umurimo w'Imana ngo kuko atahembwe gushikira amafaranga ntabwo ari icaha. Ariko yishimwe atari intuza, atari ibihembo, atari uvango natabibona. Atari uvango natabibona arahagarika. Uwo muntu uhagarika kubera bitamugezeho ni umunyazi. Uwo muntu wiba kuko atahembwe ntawe yababarira umukumbi. Uwo muntu uhagarika akazi kuko atahembwe ntababarira umukumbi. Abo nibo banyazi Yesu yavugaga buriye baciye inyuma, batabasha kwihangana ngo bababarire umukumbi. Abo ntabwo bahamagawe. Abo ntabwo bahamagawe, baciye inyuma, baruriye. Yesu aravuga ati nge ntaho naciye inyuma, ntabwo nkora mpembwa, nkorera data. Nshaka gusoza umurimo nahawe, ndazipfira. Aha, ngira ngo iryo ni ijambo rya gatatu rigize ikivugo cya Yesu. Irya kane ninje mungeri mwiza, Yohana igice cya 11. Umungeri mwiza ni ijambo riremereye cyane. Iyo tuvuga ubuhamya, tukavuga imirimo ikomeye y'Imana, tukavuga amateka y'ubuzima, ubundi hari igihe abantu batazi kwitandukanya. Murabati ngiye mpazi ibirego, nabatijwe muri 79, mbuvuga ubutumwa muri 84, mukuru w'itoro muri 90, mushumba muri 94. Ati nibwo buhamya bwanje. Ubwo ntabwo ari ubuhamya, na amateka y'ubuzima. Abandi bakavango je naringiye igitarama ngo twari dukoze impanuka ngo ndarokoka. Ntabwo ari ubuhamya, ni imirimo ikomeye y'Imana. Uretse pastor. Ntabwo ari ubuhamya kuvanga imodoka yakoze impanuka ngo turarokoka. Keretse mwarokotse muzira kuvuga Yesu n'ijambo rye. None ijambo buhamya riza ryari, niki kibitera bugahinduka? Ijambo ubuhamya riza, ijambo ubuhamya riza iyo wagiye kubwiriza ugakubitirwayo. Iyo wagiye kuvuga ubutumwa mu bihugu bitemera Yesu bakagufunga, ukavayo. Uwarokotse ibyo kuko byanditswe muri Byahishuwe igice cya 2 umurongo waho ni uwa 9. Haravuga ngo njewe Yohana musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana. Nari mu kirwa citwa Ipatima, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Rira jambo Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzabagabo bo kumpamya, ntabwo arabo nabo kuzira kumvuga. No kuvuga ngo ibintu byose abantu babamo hirya no hino mu madini, ubwo mise numva ko ibyo bise ubuhamya atari ubuhamya. Ntabwo ari ubuhamya. Nuvuga ngo Yesu yashaka kubabwira ngo nimumara guhabwa umwuka wera. Ntiyabigishije imyaka 3, ntibamvise ijambo, bari bafite n'umutima nama bakuye iwabo. Ariko Yesu arabwira ngo ntimuve mu murwa, mudakorwa n'isoni, murindire ico data yabasezeranije. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, nibwo muzabagabo bo kumpamya. Ntabwo ari ukumpamya mu mvugo, ahubwo ni ukupfira ibyo muzavuga. None pastor, nta muntu ushobora guhamya Yesu amuhamirije, amuhamya mu byo yamukoreye. Oya, ni ukurata imirimo ikomeye. Ntabwo ukaba ari guhamya. Oya, ni ukurata imirimo ikomeye yo nta karengane. None ko abantu bose babifashe nk'ubuhamya. Oya, nibyo ndi gusobanura ngo tutandukanye mu magambo 3. Imirimo ikomeye ni kuriya ushobora gukora impanuka nko kuriye imodoka yari igiye kukugonga. Irani imirimo ikomeye, ariko yarakugongeye kuja wirukanka kuja kuvuga ubutumwa, aho byabo buhamya. Ariko warugiye muri business zawe, ni imirimo ikomeye. Kurata ibigwi, imirimo ikomeye aho Imana yankunda. Akaba noneho no kuvuga amateka y'ubuzima bwawe. Amateka y'ubuzima ni ukuvuga ngo bangize pasteur muri 94, nayo itoro ifite abantu 3,000. Ico gihe hagiye hakizwa abantu 20, tukabatiza 10. Aracara amateka. None se pasteur, umuntu ushobora kuvuga ngo jewe nkimara gukizwa nishko n'inzara nzira izina rya Yesu,
n'ubuhamya ukene buramfata nzira izina rya n'ubuhamya imiryango iranyaga nzira izina rya kuko wirengagije akazi utananiwe gukora ahubwo kubw'impuhwe z'umurimo w'Imana uremera urabirenganirizwa nta niko ka gatabo gashariye ko mu byahishuwe baje bavuga ngo ndakarya mu kanwa kararyoherera kageze mu nda karansharirira nuvuga ngo abavuga butumwa bari bakwiriye kwitegura ko byose bitazaba byiza mu rugendo rw'ivuga butumwa icyo cyo n'ubuhamya icyo cyo n'ubuhamya hari n'igihe umara kubwiriza bakubwira ati ngwino usubire mu byo wavuze barangiza bakaba baragufunze bati wavuze ijambo ribogamye turi ku ijambo rya kane rigize ikivugo cya Yesu. Ni umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza ni umuntu washobora kwemera gupfira intama ze gusa. None kuko umushumba nyakuri ntabwo ahunga mbere y'itorero ahubwo abakristo bahunga nyuma bahunga mbere yamara kubona ko nta usigaye inyuma ntagire uwatakaza agahinduka umwungeri mwiza. Ngira ngo Dawidi yabivuzeho muri Samueli ya mbere gice ca 17 umurongo wa 34 aravuga ati naragiraga intama za se, yavugaga imbere ya Sawuli, naragiraga intama za data idubu ryabagarije cyangwa intare igafata umwana w'intama narayisingiraga nkayivutagura nkawuyambura, yashaka kuntondoromera nkayifata urwasaya nkayikubita nkayica. Urano umwungeri mwiza kuko yarahivata kugira ngo mpunge zirya intama nge napfa ahubwo nemeye gupfa kuko ntabwo yarwanaga n'iduba zikwara riganza ntabwo byabaga byoroshye ahubwo yariganzaga kubw'ibitangaza imbaraga z'Imana zamuzagaho kuko yizeye ariko suko umuntu yashobora idubu. Urabona zirya mbaraga za Samusoni asumirana n'intare ni imbaraga utagira uri wenyine bishoboka. Ariko Dawidi kuko yabaga yavuze ati aho kugira ngo mpoteze intama birahari ico byashushajaga ndemera ndwane n'intare ndumwe kandi yarakiri muto, ndemera ndwane n'idubu nkiri ndumwe nifata umwana w'intama ndawuyambura nimbyibye umwana w'intama usigare. Uwo ni umwungeri mwiza, niwe mushumba w'ukuri nyakuri ni umuntu upfira intama ze. Ari ijambo uvuze ngo pasiteri cyangwa se umwungeri ntabwo ahunga mbere y'intama. Yego ubushaka kumubwira ngo umupasiteri koko wakwemera gupfa ari kubona ibintu birimo kuza bimusumira ngo reka ndeke ngo intama zibanza zihunga kandi mbaririze ndeba intama zigeze. Pasiteri ntabwo ibyo bishoboka. Uwo ni Yesu rero. Yesu warabishoboye ariko umwana w'umuntu ntabwo byoroshye. Yaravuze ngo nditso mpamvu yababajwe ubwe atusiye icitegerezo kugira ngo tugere ikirenge. Ubwo birasaba ko buri mwungeri wese agomba kugera ikirenge, agomba gupfira intama ze. Iyo witegereje muri iki gihe ukareba bitwa ngo nabungeri bariho ubona ko babishobora ibyo. None si cyatumaga karengane kandi kwa mu bitabo ni iki mu kigejana ca mbere ni ca kabiri ni ca gatatu byurabizi neza. Ari amatora 7 yo muri Aziya. Usomye neza ugasesengura karengane kabaye mu itoro ry'isi muruna kugira ngo abakristo bemere kurenganywa nuko babondaga ko umuyobozi wabo apfuye. Nabo bakemera kurenganya. Bakaba pasiteri wacu yabizize buranibyo. None se wavuga uti wahunga bakabwirwa n'iki kw'ibyo babwiraga ari byo? Kuko Yesu Kristo avuga amagambo muri Matayo 5 umurongo waho wa 11 aravuga ngo nibabatoteza bakababeshera ibibi byinshi bakabababaza muzanezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mw'Ijuru. Niko barenganije n'abahanuzi bababanjirije. None pasiteri yakwiruka umukirisa akananirwa kwiruka? None pasiteri uvuga ngo yirutse n'umugizi tariruka. Ariko kandi iyo umuyobozi yemeye gupfira intama baraza bakavuga ngo ninde uhagararira itsinda ryatugomeye. Pasiteri ati ninje, bakaba baramwisha. Umwungirije ati ninje, bakaba baramwisha. Iyo babonye batatu bavuyemo badahakanye baravuga ngo nto twakomeza gukora ibi. Bahita banizera ibyo bintu koko bati ibi bintu bati pasiteri ibintu yatwigishije byame no kubipfira. Burya byari byo kuko ntabwo yakwemera gupfa. Ntabwo yakwemera. Uwo niwe mwungeri mwiza. None ko bitoroshye muri iki gihe ingo nyine ni itorero kugira ngo rigaruke kuri rwa rufatiro rw'ikinyejana ca kabiri ry'isi muruna ry'umubavu rihumura neza. Bisaba kugira ngo habe ubwitange
ijambo ry'Imana riravuga ngo utemera guhara ubugingo bwe ahubwo azabubura ku bwa Kristo ushaka kunkurikira yiyanga ubwe yikorera umusaraba w'iminsi yose aze ankurikire. Abantu bemera kurenganywa nibo bandikaga mu mateka ngo aba batatu babaye intwari z'akarengane. Pastor, iyi ngingo tutarayivaho cyangwa se iki kivugo cya ijambo rigize ikivugo cyazo rya kane tutararivaho, ndashaka uhitugiramo inama abantu bitwa ngo nabungeri. Abantu baba benshi mu bungeri kuko nta karengane gahari harimo inyungu, ariko wavuga ngo itorero risubire ku rufatiro rw'akarengane bose babihakana. Naho byagaragara bungeri bana niho byagaragara umungeri mwiza ninde washobora kwemera gupfira intama ze. Hari niho byagaragara neza. Ubu abantu barahembwa bakigisha abana babo bakubaka amazu, uwo ntabwo yamenye iby'ubwungeri. Umva icyubahiro kiraryoshe, kiraryoshe, ariko bavuze bati mbo uyobora ninde bakabona aragiye, undi uyobora ninde bakabona aragiye. Buriya zirambaraga zaba Saduraka na Meshake na Bedenego zari imbaraga zakorana n'abungeri beza, kuko Nebukadineza yarababwiye ati nimwubarara ni byiza, ariko nimutubarara ngo muramye igishushanyo naremye murajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Barashubije ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi kadukiza n'amaboko ye kuko irabishoboye, ariko nawe itadukiza kuko gutabarwa nuko twibwira ntabwo tuzi icyo Imana ishaka. Nubwo itadukiza turapfa tutaramijije igishushanyo waremye no kukorera Imana zawe. Abo baba bungeri beza, abungeri kabisa, abungeri bemera kuvuga bati ndapfira intama zanje. Kubera nta muyobozi rero wakwemera akarengane, nta n'umukristo wakwemera akarengane. Ntabwo bishoboka, ntabwo byashoboka rwose, ntabwo bishoboka ibyo. Niyo mpamvu nizo mpamvu rira jambo rivuga ngo nzenda ku mwuka wawe nguhe kuba abahanuzi bawe, ntaho nzafata uwanje ni kuwa nzenda ku mwuka wawe. Hari ico bivuze, nukuvuga ngo nzenda imbaraga zawe nyine nzishire muri abo bantu. Imbaraga zikurimo nizo zirida abo bantu, nta izivuye ku Mana iba yaraziguhaye kuko yakwigize umutware. Izikuvuyemo rero nizo zifasha abuyobora. Noneho rero none se waba utazifite ukavuga ngo urabafashisha iki? None narindi kukubwira Pastor, wowe ukurikije ukareba abungeri bariho, kuko urumva nawe urimo kubavuga uti ntabwo byoroshye, nihe nama wabagira? Kuko urumva umungeri upfira intama ze, n'intama zemera gupfa zipfira ibyo zizeye zabwe. None wowe abantu bitwa bungeri ukurikije uko babona muri iki gihe, nihe nama wabagira kuri iyo ngingo? Ubundi twavuze ku madini. Abungeri bariho uyu munsi ni abungeri b'amadini. N'abamadini ntabwo ari abitorero, kuko witorero apfira intama. Abungeri bariho n'abamadini. Biranagoye kubagira inama rero. Nta wamugira inama se atari mu itorero. N'abamadini. Okay, twagiye mu kivugo ijambo rya gatanu gize ikivugo cya Yesu. Ninje kuzuka n'ubugingo. Nje kuzuka n'ubugingo. Yohana ni 11 umurongo wa 25 na 26. Ninje kuzuka n'ubugingo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese unyizera naho yaba arapfuye azabaho, kandi umuntu unyizera ukiriho ntazapfa iteka ryose. Aravuga ngo mbese wizeye ibyo? Kwari ugushaka kwerekana ko umukiranutsi adapfa. Ndetse no kuva mu isezerano rya kera, kuko ubutambyi bwashushanyaga Kristo. Muri Yobu igice cya mbere hatubwira ubutunzi yari afite amapfizi yahingaga 1000, yagiraga intama 7,000, yagiraga ingamiya 3,000, yagiraga indogobe 500. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze kunyura mu bigeragezo, Imana igiye kumushumbusha ibyo yari afite, yamuhaye amapfizi ahinga 2,000, intama oriye 7,000 imuha 14. Oriye niki? Mu cimbo.
ingamiya 3,000 imuha 6, none indogobe 500 imuha 1,000. Ariko igeze ku bana bari 10. Oya ntawe yakubye, yamuhaye 10. Yamuhaye 10. Abantu batese kuki amafizi yakubye 2, none intama igakuba 2, ingamiya igakuma 2, intama igakuba 2, yagera ku bantu hikube 2. Why? Ijambo ry'Imana muri yo bigice cyambere umurongo wa 5 haravuga ngo uko bukeye yafataga ibitambo uko umubare w'abana be ungana, akabitambira Uwiteka nk'uko yatekerezaga ko mu birori bateraniye mu nzu ya mukuru wabo baba bacumuye ku Uwiteka, akabatambirira kugira ngo bahora ari abakiranutsi. Mana yamusubije ibyo noneho rero kuko ibyago byaje ari abakiranutsi nzikabagwira batambiye ibitambo ntabwo bapfuye. Imana yamwituye ikuba 2 byari byapfuye, ariko kuko umukiranutsi adapfa kuko batambiye ibitambo bakaba baragaragara nk'abakiranutsi nubwo bapfuye bari bariho, nizo mpamvu Imana itakubye 2. Nose ubundi mbere nabwo bari 10. Bari 10. Mbere yuko bapfa nabwo bari 10. Bari abahungu 7 n'abakobwa 3. Nibo yongeye kumusubiza. Pasi uwo murongo urimo harya? Urimo. Ku 10 nibo yongeye kumusubiza. 10 nibo yongeye kumusubiza. Nyina ababwiriza butumwa batarebye neza. Ababwiriza butumwa batarebye neza. Baravuga ngo Imana imushumbusha amapfizi ngo imuha 2,000, ngo intama imuha 14,000, ngo ingamiya imuha 6,000, ngo indogobe imuha 1,000, ngo n'abana ngo imuha 20. Oya ntabihari. Ntabwo babasomye. Ntabwo ari abasomye. Ahubwo Imana ntabwo yanabo bari bakiriho. Inzu yarabagwiriye. Ariko ko barabakiranutsi kandi ijambo ry'Imana rikaba rihamije ngo ntabwo umukiranutsi apfa, bari bakiriho. Niyo mpamvu bagarutse ari 10. Basi utiri Yesu rero ati ningiye kuzuka n'ubugingo. Yashatse kuri Yobu. Babayeho kandi bagaragaza ko bapfuye. Yashatse kuvuga ko umukiranutsi ufite ibyiringiro adapfa. Ahubwo ni nk'irembo ry'ijuru ariko ntabwo apfa. Nukuvuga ngo iyo autorité niyo umukristo wese agomba akwiriye kugumana, ati njyewe ndizeye umukiranutsi ntapfa iteka ryose ko mfite ubugingo, ariko ubugingo bw'Imana buri muri we ntibupfa. None kabizera bahora n'ubwo bw'urupfu. Imana imaze kurema Adamu mu mukungugu, ijambo ry'Imana riravuga ngo imuhumekera mu mwuka w'ubugingo. Uwo mwuka w'ubugingo yatakaje igihe cyo gukora icyaha, niwo wangiritse burya. Ntabwo wavuyeho ahubwo warangiritse. Uwo mwuka w'ubugingo ari umwuka wo kudapfa. Adamu akarama iteka ryose. Awangirije rero hasigara ubumuntu bwo kumenya, ariko kurama iteka ryose kurahona. None pastor, iri jambo Yesu avuze ngo nige kuzuka n'ubugingo kamo kwerekana ko umukiranutsi adapfa. Turanabibona no kuri nuza no ku magufwa y'umuhanuzi. Très bien. Uriya Elisa. Sibyo ko amagufwa ye nakoze imirimo kandi bavuga ngo yarapfuye. Bivuga ngo Elisa aracyakora imirimo. None pastor, muri iki gihe abantu bitwa ngo nabizera, abandi bitwa ngo nabakiranutsi, ko bahura n'ubwoba bw'urupfu. Ni imyigishirize. Barazira kwigishwa nabi. Ni imyigishirize bahawe. Mu by'ukuri ntabwo bahawe ubutumwa bwiza bukiza, ahubwo bahawe ubutumwa bwiza bw'iterambere. Akenshi umuntu ashaka kugubwa neza nicyo kimutera ubwoba bwo gupfa, kandi akumva ntiyabisi y'amasezerano y'ibyiza. Kandi noneho uzarebe izo nyigisho zijanwa n'amayerekwa. Yes. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye mu mwuka mu cyumba cy'amasengesho wabiyoboye igihe kirekire, nanjye nabisuye igihe kirekire. Ariko uwerekwa iyo ateretswe urushako rwiza ko Imana igiye kuguha umugabo, akwereka buruse. Yatakweretse buruse abona inzu, yatabonye inzu abona amafaranga, yatabonye amafaranga abona, ni ukuvuga ngo ikintu cyose avuze yeretswe warabibaze byose byabaga ku isi. Ariko noneho Yohana aravuga ati ngiye kubona
mbona iyicaye kuri ya ntebe nibyo mw'ijuru biratandukanye ngiye kubona mbona bera bahagaze imbere ye bambaye ibishura byera ni mw'ijuru mbona ijuru risha ni mw'ijuru naho kabisa ntibazicwa n'inyota ni mw'ijuru ntibagera mw'ijuru Imana izababambaho ibiba byabo mu buryo bw'umwuka noneho ntibazicwa n'inyota ntibazicwa n'inzara kuko umwana w'intama uri hagati y'ante bazabuhira amazi y'ubugingo ntandi Imana izahanagura amarira ni mw'ijuru bivuga ngo kuri Yohana nta bwoba bw'urupfu oya kuko yarebaga ibyo si icyatumaga abakera batagira ubwoba bakemera akarengane yabaga yaragiyeho mu mwuka yabona ibyiza byaho akanga kubihomba kubera iby'isi by'igihe gito kandi yabonye ko iby'ijuru ari byiza kuruta iby'isi ariko se waba utarabibonye ukagereranya ibihe n'ibihe kuko Pawulo yaravuze ngo nzi umuntu wazamuwe aja mu ijuru rya gatatu agiye kumanukana ibikomeye niba yarari mu mwuka ahise imyaka 14 simbizi cyangwa mu mubiri ariko icyo nzi nuko yamanutse akamanukana ibikomeye niho yavuze ngo ibyarinda muyanje nabitekereje ko ari igihombo burya kubwo kuronka kiriro kugira ngo ntabura hariya hantu ubwiza bwaho nabonye ibindabiretse kugira ngo nzageyo none waba utagize ibyo ugereranya oya ahubwo urumva ubwo none n'ikindi uriya bamusezeranyije by'isi kandi se niyarimo nta bindi afite yagereranye nabyo niyo mpamvu we wavuze gupfa cyangwa se akagira akantu kamugeraho ati ndabisize we kuko ninsigi ibi nta bindi mfite none ukavuga uti impamvu bagira ubwoba bw'urupfu ni ubutumwa batigeze bahabwa butuzuye icyo kintu cyonyine bazira ubutumwa butuzuye bahawe igice nta nubwo bahawe icambu kubera ko icambu ubundi icambu akenshi usanga kiboneka muri ibi bitabo bya Daniel n'ibyahishuwe ubundi ni icambu kiri iyo utigisha ibyo bitabo ngo abantu babisesengure kugira ngo bemere ko hari ubundi buzima hari biragoye biragoye kugira ngo yumve kazava muri iyi si hakaba ubundi buzima bwiza ukuvuga ngo Daniel n'ibyahishuwe ni icyambu urabona nani Mose yari afite ibyiringiro by'ubugingo ijambo ry'Imana mu Baheburayo 11:24 haravuga ngo kwizera kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo byari iby'igiciro cyinshi yagombaga no gufata Egiputa kweri kuko ndi kwibuka Mose amaze gukura yabaye ingabo umusirikari genero Farawo amwohereza muri Ethiopia buriya uriya mugore we wa kabiri wasanze Zipora niwe wa mbere wa Mediyani noneho yakuye kwa Yetiro sibyo noneho rero ajamwo atera igitero gikomeye mu gihugu ca Ethiopia niho uriya mukobwa yamubengutse uriya Miriyamu na Aroni bamusekaga ese niwe bamusekeyeho bamusekeyeho narinzi yuko bamusekeye kuri Zipora wo kwa Roti wo kwa Yetiro oya soma kubara 12 kweri haravuga ngo Miriyamu na Aroni baseka Mose baramunegura ngo kuko yazanye umwethiopia kazi none rero Mose yarongoye abagore babiri ni ukuvuga ngo uwa mbere yari umumediyani uri kwibuka urumva ni mwene wabo ahubwo urumva noneho rero nico rwera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo Mose kubwo ubutwari yagombye gufata Egiputa akayiyobora ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga ubwo bukire bukomeye se abisirayeli bose bahungiraga yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana aburutisha kumara umunezero w'igihe gito w'ibyaha ngo kuko yatekereje ko kubabazwa bamuhora Kristo Abaheburayo yabyanditse Kristo yarabayeho ariko icyo gihe cya Mose Kristo yaratarahishuwe ariko wanditse Abaheburayo yaravuze ngo kubabazwa kuko yari yarabayeho uwandika Abaheburayo ngo yabonye ko kubabazwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa bari batunze bwose ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororera ubundi gituma ushobora gusimbuka ibintu ukuri kureba ibibi ntabwo waba utagira ibyo ureba ngo usimbuke ntibishoboka it is possible none pastor ukavuga uti
ijambo rya gatanu ni rya gatanu turiho ni rya gatanu turangije ryo kuvuga ngo ndukuzuka n'ubugingo abakristu bakwiye kwigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo batinyuke urupfu kuko nta mukiranutsi upfa tumenye ko nyuma y'ibi hari ibyiza birutaho izo nyigisho zigatangwa ko nyuma y'ibi kugira ngo abantu badapfa amasambu bari mu buntu, abantu badapfa ibibanza, abantu batongera gupfa ibi, ahubwo bareba ikiruta ibyo. Ijambo rya gatandatu baravuga ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo. Hariya rira jambo ryo mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo nta handi agakiza kabonerwa, ko nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru tubasha gukirizwamo, bigaragaza ko nta handi wanyura ngo ugere ku bugingo ni kuri Yesu. Na nizo mpamvu yavuze ngo ninje nzira ukuri n'ubugingo, akatubera ukuri kuko ukuri nawe ni Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yohana 8 igice ca 31 na 32 haravuga ngo Yesu abwira abayuda bamwizeye ati nimuguma mu ijambo ryanje muzaba bigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Umurongo wa 36 turavuga ngo umwana n'aba batura nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri. Ku murongo wa 36 urabihamya neza. Umwana n'aba batura Pastor urabihamya neza, muzaba mubatuwe by'ukuri. Urabihamya neza. Ni ku ijambo ry'Imana. Ku isi yose gukiremwa muntu nta yindi nzira umwana w'umuntu azacamo ngagire mu ijuru cyangwa agire kuri data twese adaciye kuri Yesu. Abantu bose biremeye inzira z'impfabusa, utanyuze ku jambo ryavuzwe rya Branham William Mario, utanyuze ku ntambara ikomeye y'umubyeyi, utanyuze kuri Mariology, utanyuze kuri Muhammadi, utanyuze kuri Moise David wa science chrétienne, utanyuze kuri Charles Letaze Rusere waba Yehova, utanyuriye kuri Joseph Smith waba Morumo, utanyuriye kuri Muni Sane Myange Muni waba Muniste, utanyuriye kuri Bahaura wabahai Rafa Mondial Bahaura utanyuze kuri Mose tiwagerayo. Abantu biremeye inzira. Mose ni inzira, Bahaura ni inzira, Muhammad ni inzira, Madame Eti ni inzira, Maria ni inzira, Jaretazi Rusere ni inzira. Uri kuvuga abo ngabo, ariko hari n'indi nzira abantu bafite kugeza akakanya bafashe nk'aho ari ukuri, inzira yitwa imirimo myiza gusa. Kubera Yesu Kristo barizo kumva umwapoteri umwe we yaravuze ngo abayisilamu, abahinde n'abahindu bazajya mu ijuru ngo nibakomeza gukurikiza amategeko yabo yose uko yakabaye ntibayice, ngo naho ubundi biragoye ko navuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kuri bo, ngo kuri bo ngo ntibishoboka. Noneho rero amategeko yabo amwe abashora mu bugirwamana ndakabashora mu gukora ibikorwa byiza cyane ko Imana bayifatira bumva ko Imana ibemera izabaho ubugingo kubw'ibikorwa byiza bakora, nkuko na Isilamu nayo iri kwimeze nubwo ica kuri Muhammad, ariko bakora ibikorwa biremereye. Jo muri nagane n'umuyisilamu kazi nari ndi mu gihugu cya Kampala, arambwira ngo kugira ngo iyo bakoze ibyaha, namoje ngo iyo mukoze ibyaha bigenda biti kugira ngo mwumve ko imbere y'Imana mwemewe. Arambwira ngo icyambere nuko ugomba guhita wiyemeza gufata umuryango w'abantu ukiyemeza kubagaburira igihe kingana n'ukwezi kose, ibyo barya byose akaba ari ubibaha. Niba ari umuryango w'abana 10, niba ari 20, ariko ngo uwo muryango usabwa kugaburira ukawutunga igihe kingana n'ukwezi. Nyuma y'ukwezi ngo kurangiye ngo ujya ku mugezi w'amazi atemba, warangiza ukagenda ngo ukiyibizamo ngibyaha byawe amazi akabitembana akabitwara. Nuko we yatwibwira uko nukuraguza none pasi uko na Petero yabivuzeho. Petero ya mbere bafashe ibikorwa byiza nk'inzira ku buryo kwirirwa babwira ngo izere Yesu, bakumva no ngiye ko nkora gutya ibyo ntibihagije. Ntabwo mu by'Agakiza kuko urufatiro rwo kwizera ni ijambo, urufatiro rw'Agakiza ni ukwizera. Noneho imirimo ni ibimenyetso by'Agakiza. Urufatiro rw'Agakiza ni ukwizera. Nuvuga ngo urufatiro rwo kwizera ni ijambo.
none urufatiro rw'Agakiza ni ukwizera. Noneho imirimo ni ibimenyetso by'Agakiza. bivuga ngo rero nuvuga ngo haba donko basimbutse ibibanza inzira irasiba. Inzira irasiba. Niba utizeye ijambo rya Kristo noneho ngo wizere ko ari we ubugingo bonerwaho ariko ugaca iruhande ugakora imirimo myiza n'abasogokuruza barayikora. Ushaka kwirokora wowe ubwawe urikiza kubw'ibikorwa byiza ukoze. Mu kiguzi ntiwabona ikiguzi Agakiza. Oya. Nizo mpamvu imirimo ari ikimenyetso. Yesu rero niwe nzira ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira, imirimo ikaza kubakijijwe kuko umuntu wese ukijijwe akora byiza. Ijambo rya nyuma rigize ikivugo cya Yesu. Kivugo cya Yesu ndi muzabibu w'ukuri. Yesu ati nige muzabibu w'ukuri. Na data ni nyirawo uwuhingira. Namwe muri amashami. Ishami riguma muri nge ritera imbuto riracibwa rigatabwa mu muriro. Ariko iryera imbuto aryaganya hamahage yayo kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. Namwe mwasogongeye ijambo ryanjye mugume muri nge nanjye ngume muri bwe. Nibwo muzera imbuto nyinshi ko ntaco mwabasha gukora mutamfite. Yesu Kristo ni umuzabibu. Ako kantu wetse gato. Kantu uvuze gakomeye cyane kagaruka ku ngingo tuvuyeho ku ijambo rya gatandatu tuvuze. Ntacyo mubasha gukora ntamfite. None abo ngabo bavuga ngo bazakora ngo babone ubugingo. Niho banyuze iruhande nyine ntaco mwabasha gukora mutamfite. Ntibishoboka. Muri amashami yanje kandi mwese abapagani n'abakristo na amashami yanje. Ariko hari amashami yumye ateguriye gucibwa gatabwa mu muriro. Hari n'amashami atoshe naganya amahagi kugira ngo arushaho kwera kurushaho. Noneho rero yose nayanje. Ariko mwese ntaco mwabasha gukora mutamfite. Tibishoboka. Ndi umuzabi w'ukuri rero bisobanura ngo igiti gitoshe gishobora kuba gikuze ariko kigara amashami yumye mu bushweshwe kikagira n'amashami mabisi. Akenshi abasore bazi kurira baja mu biti bakamanura amashami yumye bakayateke bakayacana hagatwikwa gashira. Ariko iyo batayamanuye agumayo amwe akamanurwa n'umuyaga cyangwa se akaguma kuri wa muzabibu. Ntiwaburanye ishami ryumye ngo nturi uwo muzabibu ni iryawo. Umuzabibu ni nyina. Nizo mpamvu uwo muzabibu ufite iryo shami ryumye koko ritagira akamaro niryo ricibwa rigatabwa ariko rizaguma ku muzabibu kugeza igihe urubanza ruzazira ricibwe ritabwe. Noneho Yesu Kristo aravuga ngo nge namwe meze nk'umuzabibu. Hari uruhererekanye rw'amazi y'ubugingo ava muri nje akaja muri mwe. Iyo habaye uruhererekanye urabona igiti ubundi muri botanike imizi y'igiti ni umunwa. Noneho ya mizi kanyunyusa amazi ava mu butaka akazamukira muri cya giti cy'umuzabibu agatunga imyanya yose ya cya giti n'amashami yacu. Igifu rero kigasozereza mu mababi. Amababi y'ibiti nico gifu kuko niho umwuka usohokera urangije gukora akazi kawo mu giti cyose. Ijambo ry'Imana riravuga rero ngo abakristo bameze nk'uryo shami ritoshe tuhererekanya amazi y'ubugingo. Abapagani bameze nk'iryo shami ryumye riri kuri nje nkaba ndyemera ariko akaba nta mazi ava muri nje ngo yinjire muri iryo shami. Noneho rya shami riteguriwe gutabwa kuko bari kuri nje ariko sindi kuri bo. Ijambo ry'Imana rero ritubwira ngo tube muri Yesu nawe abe muri twe. Naho nituba muri Yesu ntitwemere ko aba muri twe ntabwo amazi adudubiza azagera mu bugingo avuye muri Yesu ntibizashoboka. Nkuko ca giti y'amazi azamuka gitunga rya shami ryumishwa nuko atakigezemo. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yashaka ashagira ngo tube muri we nawe abe muri twe. Abakristo benshi rero benshi mu itorero bashaka kuba muri Yesu ariko ntibemere ko Yesu ababo. Icyo gihe rero bagira impano z'umwuka bakagira imbaraga z'umwuka wera ariko kuko batari muri Yesu kuri cya giti cy'umuzabibu ntibera imbuto.
nta nizo mpamvu hari mu Bagalatiya 5 umurongo waho wa 16 haravuga ngo ndavuga ngo muyoberwe n'umwuka kuko abantu benshi bo buzuye umwuka ariko abayoborwa nawo ni bake. Hariya mu Baroma 8 umurongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bonyine bana b'Imana. Bisobanura ngo abantu benshi bari ku muzabibu narizo mpamvu bemererwa gukora ibitangaza, bakirukana abadayimoni, bagasengera abarwayi, bagahanura ariko Yesu atabazi. Nkuko byanditswe muri Matayo 7 umurongo wa 22 na 23 aravuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi bati mwami mwami ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Yesu ubwo nibwo nzaberurira nti mwumva imbere mwankozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya. Bariya nabemera kura muri Yesu ntibemere ko Yesu ababamo. Abantu benshi bashaka impano ariko ntibashaka imbuto. Bashaka kugira ngo babarwoze iriya mpano bakora ibitangaza ariko kugira neza ntikubabemo. Nizo mpamvu n'imirimo myiza nayo idasigara ku muntu ukijijwe, ni ibimenyetso by'agakiza. Tugume muri Yesu rero nawe agume muri twe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibwo twera imbuto nyinshi kuko ntaco tuzabasha gukora mu buzima bwacu tudafite Yesu. Amen, amen. Murakoze cyane, ngira ngo ubutumwa burumvikanye. Mu gusoza rero uratanga address zawe kugira ngo umuntu wagukenera ushaka kuvugisha abashe kukubona. Nkunze kuboneka kuri channel ya gusenga everyday ni Pastor Mpazi Birego Pierre 078 669 kuri channel ya gusenga everyday 078 669 murakoze. Imana iduhane umugisha. Senga. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya mwiza tumaze gusangiza ijambo ryawe abigishwa bawe, kandi waduhaye inshingano ikomeye nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo nahawe ubutware bwose mw'Ijuru no mw'isi, nuko mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banje. Natwe nico twahamagariwe kugira ngo duhinduke abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe dukura abantu mu mwijima tubageza mu muco wawe bitangaza. Turasabira ijambo ryawe kugira ngo rigere ku bantu abazimiye babashe guhindukira bamenye izina ryawe, kuko nta handi twakirizwa uretse muri Yesu, nta handi twanyura uretse kuri Yesu, nta yindi nzira, nta handi agakiza kabonerwa, nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru tubasha gukirizwamo uretse rya Yesu. Ndamamaza ishimwe ry'izina rya Yesu mu mahanga yose kugira ngo abantu babashe kumenya iryo zina, babashe gukizwa, maze bose bitirirwe izina ryawe. Ni ku bwa Yesu Kristo ubwami wacu. Amena. Pastor murakoze cyane, reka dushimire mwebwe mwese mwarimo kuri iki kiganiro, kandi mukomeze kubana natwe kuko tubafitiye byinshi byo kubagezaho. Ubundi amahoro y'Imana komeze gutwara mu mitima yanyu. Shalom, shalom. Shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turi